Ikigo cy'u Rwanda gifite mu nshingano zacyo gushyira ibiciro by'ingendo aricyo RURA cyatangaje ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse. Ku biciro byaherukaga gushyirwaho mu mezi abiri ashize, litiro ya lisansi yongereyeho amafaranga y'u Rwanda 103 igera ku 1359, naho litiro ya mazutu yiyongeraho amafaranga 167 ijya ku mafaranga 1368. Mu mujyi wa Kigali, bumwe mu buryo bwifashishwa cyane n'abatari bake mu ngendo no kugenda kuri moto. Abatwara iki kinyabiziga bavuga ko bari basanzwe bari gukorera mu gihombo bitewe n'icyuma bakoresha kizwi nka mubazi kibara amafaranga umugenzi agomba kwishyura, kuri amafaranga kigakataho 10% yo kugikodesha. Ku bizamuka ry'ibikomoka kuri peteroli byabaye leta nihindure igiciro batwariraho abagenzi, abamotari basanga igihombo bagiraga kigiye kwiyongera kurushaho. Ni uko igiciro cya lisansi kizamuka, natwe bajye bagira akantu badushyiriraho kugira ngo natwe tutagwa mu bihombo, kuko ntago lisansi yaba yaravuye nko ku 1000 ngo ibigeze ku 3 n'ayandi ngo n'ubundi duhane kuri bya biciro tuba turi mu bihombo. Badufashe rwose batuvuganire cyangwa babitekerezeho, baduhigire za sitasiyo tuzajya tunywaho zo zitazamura wenda ibiciro kugira ngo n'abagenzi nabo bataza kubyinubira, ariko badufashe rwose. Lisansi yo ku 1368 dukurikije izi modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zifite aho zinywera, zifite ibiciro zinywera, ntabwo tumera ku biciro kimwe nazo, n'amabwo n'ibiciro byabo biturira cyangwa binagabanuka lisansi yuri. Twebwe turi gutwara abagenzi ku biciro bisanzwe, ese wumva aho ngaho nta karengane karimo? Ni igihombo. None se ubona atabasha kubona amafaranga yo kugura ipine, umugenzi araza akakubwira ati yo nagenderaga hiyongereho 100, niryo ngendera. Esansi urabona esansi litiro amafaranga yageze. Ubwo se umuntu azatwara umugenzi niba yamutwariraga 600 hariho igiceri cyabo cy'ijana, ubwo se zakora n'ipine kuyigura n'abizashobora? Nta kintu na kimwe hano. Amavuta twayaguraga, amavuta ya moto twayaguraga 3,300, ubu nyamennye hano yishyura 5,300, ubu nona 5,300, urajya akakubwira ngo byarahenze. Ku murongo wa telefone aganira na Radio Ijwi rya Amerika, umuyobozi mukuru wa RURA Engineer Deo Muvunyi yayibwiye ko bagiye gukurikiranira hafi uku kwinuba kw'abatwara moto, byaba ngombwa bakongera gusuzuma iby'ibiciro bya moto byashyizweho na leta. Abantu barakomeza gukurikiranira hafi kugira ngo biramutse bibaye ngombwa abantu bongere basuzume igiciro cyari gisanzweho, ariko kugeza ubu icyo bamenya ni uko leta yigomwe kugira ngo ibiciro byo kuzamuka bya transport. Mu rwego rwo gukumira ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byakwiyongera cyane, leta y'u Rwanda ivuga ko ari amafaranga yigomwe, aho ivuga ko nko kuri litiro ya lisansi yiyongereyeho amafaranga 103 hagombaga kwiyongeraho amafaranga 218, naho kuri mazutu yiyongeraho amafaranga 167 hagombaga kwiyongeraho amafaranga 282. Jean Baptiste Mico Myiza, Ijwi rya Amerika, i Kigali.